bivugwa ko ari we waroze. Noneho uno munsi baba bateye ku nzu yanjye kuko no muturanyi w'uwo muntu Alphonse murenda guturana. noneho igihe bwaba bukeye tukumva nawe bari kumutera amabuye uwo Alphonse. Ubwo bateraga ku nzu iwabo amabuye uyu munsi bagatera ejo kwa Alphonse. Noneho twakwitabaza ubuyobozi bukavuga ngo nitwe tuzicungira umutekano ngo ubwo ngo abantu batera ayo mabuye ngo bari mu ngo zacu. Fata icyemezo uwo musaza twaraye hanze n'umuhungu we nk'amajoro ageze muri 3 dushakisha ukuntu twabona abo bantu. Uyu Alphonse ushinjwa ko ari we waroze, wari we wanakubiswe agaterwa amabuye, wowe nawe mwaraye hanze? Twararaga hanze ducunga abantu batera amabuye ku nzu zanyu tubabone ngo muri ibicucu ngo mwebwe ngo mwari kugura esasi mukayirarana ngo ku buryo mutaza kuyikenera ngo mukabura aho bayigurira. Twari kubatwikira mu nzu nijoro nikumva rero nkimara kumva bari kuvuga gutyo bagiye mukubita amaso nabonye aturuka mu nzara ageze aho abantu bari ahita ahagarara. Kimara guhagarara baramusundura. Nta jambo Alphonse yigeze avuga ngo ninde numvise avuga. Ntabyo numvise avuga. Kandi waramureba agasohoka? Naramurebye asohoka ariko nubwo ntari mwegereye ariko nta jambo ngo hari uburyo nyine nk'umuntu bari gushika aza ari kudandabirana ameze nabi ngo aje ari kudandabirana ngo ari gutitira ngo ninde uri kunshika ngo ninde uri kunshika. Ibyo ntago ari byo. Ikintu nabonye yarasohotse areba hepfo abo bantu bari areba no haruguru yarebye mu mpande 3 bona baramusumiye barahenuriye hasi. Nibwo uwo muntu ushinzwe umutekano. Hari uburyo nawe uyu munsi uri kugenda ubwirwa nabi n'abantu bati ni wowe usigaye, tubwire byo biri guterwa n'iki kuri wowe? Kibe impamvu ndi kuvuga atare n'igihe wasanga atari amarozi yari afite ahubwo ari urwango bari bamufitiye. Ubaka kanya agenda guhura n'umuntu agahita ambwira ati nawe bazakwica. Masanga umusore ari hejuru y'umugina aravuga namubonanaga agacupa ka esasi. Yego. Aravuga ngo nimunzanire isuka ngenda inzoka nayo nyice. Abandi bakamubwira ati none se wa musore we iyo nzoka wayiretse komva inzoka ziriho zimara abantu hano. Oya. Ubwo iyo nzoka yari ya kabiri ije. Aravuga ati zamuramo inzoka y'icagwatsi. Arayica. Maze kuyica yicimburamo uducimbu 3. Uducimbu adushyira ku mugina asuka esasi. Yego. Asutse esasi uduce 3. Twanga gushya. Twanze gushya urumva esasi yaratse irashira. Batora inkwi nyinshi asukaho na esasi hahandi za nzoka ziri zose arongera yashyizeho umuriro. Zirashya ariko yayindi yakuye munsi y'umuhanda yo ubona ko ihiye. Cya kindi kinini cyanga gushya. Ngikuri kiza nzoka. Ivu araribona. Ajyana mu gikari. Ageze mu gikari. Yajyanye mu kihe gikari? Nabonye atambika. Urabona ko uwo mugabo hatuye hari hari urugi rurimo hagati. Abantu baramwemera ati twamushakaga. Noneho rero tiririya mvunjyanye ibyo ndikoreyeho binyeretse yuko umuntu wabiciye umuntu ni mu mutuzanire umusaza yari isohokanye. Nta wamusohoye mu asohotse ageze aho baramwatatse sinzi uwamuteye umugeri abamuhenuriye hasi. Umuntu batamwicira aho ngaho nimwe muretse kumwica aratubwira uko bimeze. Nimwe muretse bamukuraho baramusunika bamujyana mu rugo iwiwe. Bafashe amasuka niba atari amashoka. Yego. Ngo barasaguza inzugi kugeza ubwo bamusanze mu nzu niba bamwisohoreye ntago yongeye kwisohora bwa kabiri. Icyo gihe ajya mu nzu ntago yongeye gusohoka ku bushake bamusohoye ari inzugi baciye. Nuriya muntu wacu ngo giwe ngo izi nzoka nezi twika ndahita mbona uwazohereje basanga ari nk'ibintu bari babwiwe. None se umuntu akubwiye amazina tuhita uvuga ko ari kanaka ntiwabivuga. Hari igihe rero bashobora gucukumbura wenda banyuze mu bindi sinzi inzira banyuramo ariko ugasanga ukuri kugaragaye atari nawe wabikoraga. Ahubwo ari ibintu babwiye wa muntu ati wovuge gutya. Nabyo wabikeka. Ngubu ahantu uri ahantu ari mu bitaro ujye nko kwishakira amakuru. Ari umuntu ubasha kuvuga ukamwegera ukamaza atese ni ubwa mbere baguteye amabuye ku nzu cyangwa ibyo bintu bisanzwe bibaho. Yakubwira ko ibyo bintu atari ubwa mbere bisanzwe bibaho. Gusa bashobora kuyatera nk'uno munsi bacukumbura neza bakibonera ukuri umuntu yarapfuye pe. Uriya mubyeyi w'umwarimu wapfuye nkubwire ngo yari inshuti yanjye nanamukundaga pe. Wumve ko abana banjye bakurikiranaga nk'abiwe.
wumve ko yanabakuye ku kigo aho bigaga akabajyana ku cyo yigishagamo aguma akurikirana amakuru yabo ngo wubake inzu igeze ahantu nka hariya abantu bazi bagukorera urugomo bagutemagure. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yego, turi mu karere ka Huye, ahantu bita Sahera, ni nyuma y'inkuru mwagiye mubona mu bihe bitandukanye. Y'amahano yahabereye byavugwaga cyane mu buryo bugiye butandukanye ko ni nyuma y'urupfu rw'umwarimukazi wigishaga abana bagiye batandukanye, nyuma yaho bivuga ko yageze mu rugo agahura n'inzoka, iyo nzoka ntimurye ariko akayirenga, yamara kugera mu nzu akitaba Imana. Nyuma y'ibyabaye abaturage benshi ngo bafatwa n'uburakari, nyuma y'uko haje ngo umusore wigize umupfumu akora ubukorikori ngaba yereka umurozi. Abaturage badukira urugo rwe, bamutera amabuye, baramumenesha, inzu barayangiza mu buryo bukomeye, ndetse n'umuryango we barawangiza. Byasabye imbaraga nyinshi cyane kugera ku rwego byasabye ko polisi iza kubakiza, n'abaturage bakanga, bikajya ku rwego polisi yifashisha uburyo bwo kurasa amasasu kugira ngo itatanye abaturage. Uyu turi kumwe imbere yacu ntabwo tumuvuga amazina, kandi by'umwihariko n'isura ye ntigaragara nk'amwe mukurikiye iki kiganiro. Ni kubw'impamvu z'umutekano we, kubw'amakuru agiye kudutangariza, kuko nawe navuga ko yagererewe, ndetse no mu buryo bwo kugira ngo mu buryo bwihariye cyane, kuko nawe atamerewe neza. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Abana ibi bintu bijya gutangira mbere na mbere y'uko ibyo byo kugira ngo uwo mubyeyi yitaba Imana ku bw'iyo nzoka, mu buzima busanzwe hakiri kare mbere y'uko ibyo biba, igihe cyarageze twajya tukumva amabuye barayatera hejuru y'inzu, bagatera hejuru y'inzu yanjye igihe kingana n'isaha yose, ariko tukabura abantu batera amabuye. No ku nzu ya Alphonse bivugwa ko ari we waroze. Noneho uno munsi baba bateye ku nzu yanjye, kuko ni umuturanyi w'uwo muntu. Alphonse murenda guturana. Noneho igihe bwaba bukeye tukumva nawe bari kumutera amabuye uwo Alphonse. Ubwo bateraga ku nzu iwabo amabuye uyu munsi, bagatera ejo kwa Alphonse. Noneho twakwitabaza ubuyobozi bukavuga ngo nitwe tuzicungira umutekano, ngo ubwo ngo abantu batera ayo mabuye ngo bari mu ngo zacu. Fata icyemezo. Uwo musaza twaraye hanze n'umuhungu we nk'amajoro ageze muri 3, dushakisha ukuntu twabona abo bantu. Uyu Alphonse ushinjwa ko ari we waroze, wari we wanakubiswe agaterwa amabuye. Wowe nawe mwaraye hanze? Twararaga hanze ducunga abantu batera amabuye ku nzu zanyu tubabone. Ubwo bivuge ngo igihe cyarageze haba inama mu mudugudu, twifashisha abayobozi, ese ibi bintu wabitangaje mu baturage, nibura ko bagira ubwoba bakazareka kudutera amabuye. Mubwira mudugudu? Mudugudu abivuga mu nama, aravuga ati ese mwe umuntu niba abateje ikibazo, yego, aho kugira ngo mu musenyere mukoresheje amabuye, mwakwifashisha ubuyobozi bugafata icyemezo bukareba aho bujya kumutuza niba babangamiye abaturage. Hakabura umuntu n'umwe uvuga ati igihe warandoga cyangwa se aranyiba cyangwa se ndimo ideni biniri, hakabura n'umwe uyatera. Bavuga kuri Alphonse hakabura n'umwe uvuga ko wenda bafitanye ikibazo. Oya, no kubw'iyo nama ya mbere bagitera amabuye. Ibyo rero byagezeho birahurika, bimaze guhurika hashira igihe. Gutera amabuye basa nk'abarekeye. Bareka gutera kuri izo nzu hashira igihe. Hashize igihe rero nibwo ejo bundi yego tugiye kubona tubona umudamu avuye ku muntu duturanye, yari asengera ikigoroba. Uwuhe mudamu? Uwo witabye Imana. Ngo atambuka inzoka iri mu nzira, ariko agitambuka ava mu nzu avuye gusenga, ageze yarayitambutse ariruka ajya mu rugo. Yaravuye gusengera umuntu? Yaravuye gusengera mu rugo duturanye k'umwarimu bigisha hamwe. Urumva ntabwo yaravuye kwa Alphonse, yaravuye mu rundi rugo narwo muturanye. Yego. Atambuka iyo nzoka iri mu nzira, ageze mu rugo ngabwira abo mu rugo ati ya nzoka ndayibonye. N'iryo jambo yavuze ngo baramanutse gakeya yitura hasi,
urumva yaramanutse uwo wasanze muri urwo rugo aramubwira ati ya nzoka ndayibonye gahita agwa mu maboko ye ati ya nzoka ndayibonye ngo babona umuntu amanutse gake gake baramumanura aryama hasi ku mukeka. Akimara kurenga inzoka yageze mu rugo nta bindi bintu yagiyemo, nta kandi kazi yagiyemo? Ntago yigeze arenga muri saro, nyine yatambutse ukuguru ajya mu nzu ahita ahura n'uwo muntu uba mu rugo amubwira iryo jambo. Amubwira ijambo ngo ya nzoka ndayibonye. Abamwakire mu maboko abona undi ari hatemba amurambika hasi neza. Biba birangira nta kundi kuvuga. Hashize nk'iminota mikeya bamujyanye kwa muganga, ageze kwa muganga bavuga ngo arapfuye, ariko natwe nk'abantu batuye aho ya nzoka twarayirebye kuko turayibona. Tukayimurika turenga na 30 tumurikisha amatelefone bwari bumaze kugoroba. Inzoka ntiva hiri ikimura umutwe ikawuvana hano ikawuzana hano. Ariko bakivuga ngo arapfuye burundu ngo birarangiye, twagiye kumva twumva umugabo, urumva twe twari hanze. Yego. Twumva umugabo avugije induru cyane ngo umugambi bashatse kugeraho ngo bawugezeho ngo birarangiye. Umugabo wavuze uwo mwarimu. Umugabo w'uwo mwarimu. Ubwo rero abarasakuje cyane. Ubwo rero birangira bavuze ngo irarangiye. Yapfiriye mu rugo, ubwo bari bamugejeje kwa muganga. Bari bamugejeje kwa muganga. Ariko umugabo we yari akiri mu rugo. Umugabo we yari yagumye mu rugo, bamushyira mu modoka baramujyana. Umugabo ntiyajyanye n'umugore. Ibyo yabivugaga se inzoka we yayibonye yaje arayireba cyangwa ntago yaba yaje ngo ayirebe? Uwo mugabo simbizi niba yari yayirebye, urumva twe duhagira umugabo ntawe twasanze hanze. Twumvaga ibyo bivuga ari mu nzu ataka cyane ngo umugambi bateguye ngo bawugezeho. Ubwo rero akimara kuvuga ibyo bintu nibwo inzoka nayo yigize nka yahise iguma hamwe. Urumva ajya nyibona nta muntu wari wigeze ayikubita. Yego. Birangira inzoka bahenuza agati gutya akavuga ati simbona se n'inzoka yapfuye. Inzoka birangira banayiterura n'intoki gutya bakavuga ngo dore yapfuye. Kandi nta urayikubita ikiri nzima. Nta urayikubita. Byarinze birangira gutyo nta uyishe, ariko inzoka ihita yipfusha. Inzoka nta muntu yigeze yica. Uriya mubyeyi yamaze gupfa, inzoka nayo ihita ipfa. Nta muntu uyikubise. Ibyo byose turabirebaga n'amaso yawe. Ubwo rero icyakurikiyeho twagumye aho ngaho. Urumva hari mu masaa 2 za nijoro, nahavuye mu masaa 8 za nijoro. Wowe njya kuryama. Mu gatondo nasubiyeyo ya nzoka ikiraho, ariko mpavuye sinzi ngo abantu bayatwikishije amashara yanga gushya. Ubwo nongeye gusubirayo, naje gusubirayo nanone bigejeje mu masaa 8 zo kumanywa. Umubyeyi yapfuye nimugoroba, yapfuye nijoro ryashize. Baza kuvuga ngo haje indi nzoka. Bavuze ngo haje indi nzoka, duhurura tujya kuyireba. Yego. Tugiye mpita masanga umusore ari hejuru y'umugina, aravuga namubonanaga agacupa ka esase. Yego. Aravuga ngo nimunzanire isuka ngo inzoka nayo nyice. Abandi bakamubwira ati none se wa musore we, iyo nzoka wayiretse komba inzoka ziriho zimara abantu hano. Oya. Ubwo iyo nzoka yari iya kabiri ije. Aravuga ati warabyireberaga? Arabyireberaga. Yego. Ariko jye bari kubivuga sinayibonaga. Yaravuze ati nimunshakire isuka iyo nzoka mbanze ndebe, kuko niyo ntegereje. Isuka bitinze barayimuha. Isuka mbona arashye mu bitaka ayikuramo, araha mu bitaka akuramo, azamuramo inzoka y'icagwatsi, arayica. Maze kuyica yicimburamo uducimbu 3. Uducimbu adushyira ku mugina asukaho esasi. Yego. Asutseho esasi uduce 3. Twanga gushya. Twanze gushya, urumva esasi yaratse irashira. Inzoka bwa bucimbu bwari bugise icyatsi ntago bwashyaga. Yarabudometse umuriro uzima bugisa n'icyatsi kibisi. Yego. Abushyira ku isuka abuzamukana iyo nzoka yindi iri haruguru. Maze kubuzamukana batora inkwi nyinshi, asukaho na esasi hahandi za nzoka ziri zose, yashyizeho umuriro. Zirashya, ariko yayindi yakuye munsi y'umuhanda yo ubona ko ihiye. Cya kindi kinini cyanga gushya. Yego. Esase ya mbere irarangira. Atuma hindi ya kabiri. Arongera asukaho. Yego. Asutseho
maze gusukaho birongera biraka cyane. yego Urumva ni agace ka kabiri aguze, gashize nako asanga igicumbi gisubira ku murizo w'iyo nini cyahiye nacyo, na ka kandi gato urumva kari kahiye. yashakaga iki? ngo yashakaga ivu ryayo. Ivu ry'izo nzoka. Ivu araribona, ajyana mu gikari. Ageze mu gikari, yajyanye mu kihe gikari? nabonye atambika, urabona ko uwo mugabo hatuye hari urugi rurimo hagati gutya abapangayi bahuriramo na ba nyir'inzu. nabonye anyuramo aho abapangayi banyura. yagiye muri make, yagiye mu hariya hari habaye ibyago. yapfuye muri abo bantu hagati gutya, urabona ukuntu hameze, inzoka yari hazitwikira nka hano. yego noneho utambikanye uvuye kuri izi nzoka ukaza gutya, utambika gutya niho abapangayi batuye. niho yahise yinjira, agaruka avuga ati ntimwashakaga umuntu wabiciye umuntu. abantu ariko bavuga ngo ye umugabo ntabwo yari ahari. umugabo muri rwa rugo, nyiri ruriya rugo menya yari ari mu nzu, ntawe nabonaga aho hanze. yego arangije abantu baramwemera ati twamushakaga. ati noneho rero ririya vu njyanye, ibyo ndikoreyeho binyeretse yuko umuntu wabiciye umuntu ari Bimenyimana. ngo ni umuntu bita Bimenyimana Rupfose. ayo niyo magambo umusore yavuze, abibwira abaturage. yego akimara kuvuga gutyo abantu bahise bakoma mu mashyi bavuza amarungu, ni mutuzanire ngo tumwice. ubwo ako kanya nagiye kubona mbona niba umusaza uwo Rupfose yari ari mu nzu agahita yumva bavuza amazina ye, agahita asohoka areba abamushaka. bavuza amaruru, abaturage bavuza amazina ye ati ni mu mutuzanire. umusaza yari isohokanye, ntawe musohoye mu nzu. asohotse ageze aho baramwatatse, sinzi uwamuteye umugeri abamuhenuriye hasi. baramwatakiye aho hasi. noneho hari umugabo njyanama mu murenge n'ushinzwe na mudugudu, nibo bavuze ati mube muretse. na mudugudu yari ari muri abo ngabo se bari gushaka kumenya uwaroze, cyangwa yari ahageze abonye abantu benshi? urumva twe twari duhari muri icyo kivunge, ntituzi uwo ngo yasangwe nande. twabonaga abantu bakora ibintu, ukareba ibyo bari gukora, nta wari uzi uwo muzanye uwo ari we. yego byarangiye rero uwo mudugudu wacu n'uwo njyanama mu murenge nibo batumye uwo muntu batamwicira aho ngaho, mwe muretse kumwica, aratubwira uko bimeze. mwe muretse bamukuraho, baramusunika bamujyana mu rugo iwiwe mu nzu ye. arongera arakinga. amaze gukinga rero nta kindi abaturage bakoze. yego bahise bateraguraho amabuye, ariko bakakanya umbajije ngo ninde wateyeho ibuye, sinakubwira ngo n'uyu wariteye. bateye amabuye mudugudu nawe yinjiye mu nzu. batangiye gutera amabuye ku nzu ari uko mudugudu n'onjyanama basunitse uwo muntu asubira mu nzu. we baramusunitse ati subira mu nzu, ariko bo baguma hanze. urumva bamukuye aho ku muhanda, bamwinjiza mu rugo iwe. yego niba baramugejeje ku muryango nicyo ntarebye, urumva hari abantu benshi, ntabwo ibintu byose ariko babibona. akigera mu nzu urumva ko yahise akinga, batangira guteraho amabuye. batangiye guteraho amabuye rero, kiwe naragendera mu mudugudu ndamubwira ati ibi bintu urumva niba nk'abantu 100 bariho batera amabuye ku nzu y'umuntu kandi uzi ko hinjiyemo umuntu, nabwiye mudugudu uti wowe wakwihanganya ibi bintu aho kugira bize kugukora nk'umuntu uyoboye izi ngo, ugahamagara gitifu w'umurenge cyangwa ugahamagara polisi, bakaba aribo bakize ibi bintu. umugabo arahamagara, ahamagaye niba nomero za polisi kubera n'ubwo zaranze gucamo, niba byaragenze gute, aravuga ngo zanze gucamo. Tinese wahamagaye iz'umurenge, umurenge aravuga ngo yamuhamagaye ngo ariko telefone ntari hayifata. ubwo rero sinzi umuntu wundi wahamagaye kuri polisi. polisi hashize umwanya tubona iraje, iza abantu bakiri gutera amabuye. yego noneho urumva je nabonye bimeze gutyo, bita ndeba abana banje n'umugore tujya mu nzu turakinga, n'abantu bacumbitse iwanyu, kuko nanjye hari imiryango igeze muri 5 ivamo abantu. abantu bakambwira ati reka dusohore ibintu byacu twigendere, turi hano hagiye kuba intambara. ndababwira ati rero turi bumaze kwira, mwebwe nimwihangane, inzu zanyu mushyireho ingufuri mukinge, muze tujye muri iyi nzu mbamo, tube turi hamwe, nitunapfa dupfe turi kumwe. kubera iki wewe nawe wese ujya mu nzu kwihisha? impamvu nahise njya mu nzu, urumva
njye nahise ntekereza ya mabuye najyaga numva mu minsi ishize, ntekereza ko n'ubundi iyo bariho bateraho naho iwanjye bateraho, urumva navuye aho hanze n'ubundi batangiye no gutera ku nzu yanjye kandi butari nawe bari batangiye guteraho. njye nahise nzimya amatara ku nzu iwanjye, ndavuga ati kubera bari hanze baba batubona, dore nta marido dufite ku nzugi, aho kugira bamenagura ibirahure baze kudutera mu nzu batubona, amatara reka nyazimye tumere nk'abihishe mu nzu. abantu barankundira tujya mu nzu turihisha, amatara ndayazimya. maze kuyazimya agakiza nagize, naje kumva abantu barasa, ariko baba bariho barasa nkumva abandi baturage baravuga ngo wapisha ngo dore ngo bari kurasa hejuru ngo ntago bari buturase. ubwo uwo muntu akimara kuvuga cyo sinzi, numvaga ijwi ndi mu nzu sinakubeshya ngo wari urivuze n'uyo. nagiye kumva numva noneho bariho bararasa n'inkoni bakubita. bakimara kurasa banakubita nibwo abantu bavuye aho hanze, hari habaye nk'isoko, baranyanyagira basubira mu nzu iwabo. kuko niyo wabaga uri ku muryango wawe bagusangaga hanze bakagukubita, ntibavuga ngo urataha hano, bagusangaga hanze bakagukubita ugasubira mu nzu. abantu babona kunyanyagira bava aho ngaho, natwe urumva twaraye muri iyo nzu turi benshi. ntabwo ubundi igihe mva hanze bari batangiye kuvuga ngo iriya nzu turayisukaho esasi, ngo ubundi ibyo byo gutera amabuye n'umuntu abyihoreye. njye nakwiyumvisha ukuntu bari bushyireho esasi ku nzu zomekeranye kuriya, kumva n'ubundi nanjye ndi buhiremo. urumva naro impamvu mvuga ngo nanashima Imana kuba nanjye nta ngaruka byangezeho cyane. wararokotse niko wavuga. ni uko hahise haza abo basirikare, niba ari abasirikare niba ari abapolisi, nta n'umwe nigeze nkubita ijisho ngo ndamubona ari harasake, nabyumvaga ndi mu nzu. nicyo kintu navuga cyatumye hariya ahantu badahatwika, buriya haba harahiye. bari bagiye gukoresha esansi ngo bamutwikire mu nzu, bari bavuze ngo oya. n'icyo gihe baravugaga icucu babonye nyine hanze gukinguka, bashaka no kwakingura ngo binjiremo, ngo muri ibicucu, ngo mwebwe ngo mwari kugura esasi mukayirarana, ngo ku buryo mutaza kuyikenera, ngo mukabura aho bayigurira. twari kubatwikira mu nzu nijoro, nikumva. rero nkimara kumva bari kuvuga gutyo, gusa pe uretse amagambo ndi kuvuga uko, si wambaza ngo ninde wavuze ngo ari bugure esasi, sinamumenya kuko urumva hari benshi, kandi urumva nawe ukimara kubona ibintu birenze ubwenge bwawe, uretse kumva ibintu binyura mu matwi. nkuba bampamagaye icyo gihe kuri telefone, uretse kumva inomero sinakubwira ngo ni kana kwampamagara. birangira rero abo barasa barashe, abantu barabanyanyagiza barakunda bavaho. mbizi ambulance ija rero, ambulance iza gihe numvaga ngo yaje bayitera amabuye, sinigeze nyibona iza. nta modoka nimwe nigeze mbona iza, ariko nagiye numva abantu bahana amakuru ko imodoka yaje ya mbere ngo bayitera amabuye ngo iragenda ngo haza indi. nabyumvaga gutyo sinigeze nyibona iyo yaje. imodoka zahaje zose kereka izo nabonye uwo munsi bavuga ngo baje gushyingura, kuko baraje bukeye barabisubika ngo ntabwo bari bushyingure, ngo bazamushyingura undi munsi. icyo gihe urumva izari zaje ku manywa narazibonye, ariko izaje muri iryo joro ntabwo nakubeshya ngo haje zingahe. urumva Alphonse, hari uburyo wari umuzi Alphonse wahohotewe cyangwa se wakubiswe muri urwo rwego? inzu ye nabonye nahageze kuri inzu ye yarangiritse mu buryo bukomeye, kuko ntiwamenya ko ari inzu yigeze ibamo abantu. we yari n'umwadeperi, yanasengaga, n'umugore we akaba n'umugore yari umwadeperi. bose abantu b'abadeperi bakekirwaho amarozi gute bigeze kuri urwo rwego bakorana ngo bazane inzoka? ese hari ibivugwa ngo Alphonse ngo yarasohotse avuga ngo ninde urimo uranshika, ibyo nibyo? ibyo abivuga ntabwo nabyumvise, ariko giye mukubita amaso nabonye aturuka mu nzara ageze aho abantu bari ahita ahagarara. kimara guhagarara baramusundura. nta jambo Alphonse yigeze avuga ngo ninde uri kunshika? ntabyo numvise avuga. kandi waramureba agasohoka? naramurebye asohoka, ariko nubwo ntari mwegereye, ariko nta jambo ngo hari uburyo nyine nk'umuntu bari gushika aza ari kudandabirana ameze nabi, ngo yaje ari kudandabirana ngo ari gutitira ngo ninde uri kunshika, ngo ninde uri kunshika. ibyo ntago ari byo. ikintu nabonye yarasohotse areba hepfo habo bantu bari, areba no haruguru, yarebye mu mpande eshatu, mbona baramusumiye barahenuriye hasi. nibwo uwo muntu ushinzwe umutekano, uwo mukuru w'umudugudu yahise
niba yari ari hafi ye ahita amwegura n'uwo njyanama mu murenge babwira abantu ati muhe muretse bamusubije mu nzu iwiwe batera abaturage batangiye gutera amabuye. Ariko ibyo yavuze ageze aho hanze sinabyumvise. Umugore we yaje gukomeretswa ate? Umugore we sinamubonye. Ntabwo wigeze umubona? Ntabwo namukubise amaso, n'uwo musaza sinigeze amukubita amaso muri uko kumukomeretsa. Ubwo urumva bashobora kuba barateye amabuye kuko nabonye ibirahuri byaramenetse. Ubwo urumva amabuye akabasanga mu nzu. Ku ruhande rumwe wenda Alphonse uretse no kuvuga ngo ibirahuri nibyo byamukomerekeje amabuye, sinari mpari kuko sinahagumye ngo ndebe niba barashije inzugi bakamusanga mu nzu. Ariko ubundi ngo bafashe amasuka niba atari amashoka, yego, ngo barasaguza inzugi kugeza ubwo bamusanze mu nzu niba bamwisohoreye. Ntabwo yongeye kwisohora ubwa kabiri. Icyo gihe ajya mu nzu ntabwo yongeye gusohoka ku bushake, bamusohoye ari inzugi baciye. Alphonse ni umuturanyi wawe, ziriya karitsiye ni karitsiye umazemo igihe kinini. Hari uburyo wari umuziho amarozi? Oya, nta marozi nigeze numva bamuvugaho. Gusa hari umuntu wigeze kwitaba Imana utuye imbere y'iwanjye. Yego. Uwo muntu bavuze ngo niwe umwishe, ariko bibi byo nk'uko wanyongora ati burasi kanaka umwishe, ati nta kintu mbiziho. Ibyo bintu ariko nta mbaraga byageze kuko nta gihamya byari bifite ngo bavuge ngo ni kanaka umwishe. Kuko ntibigeze banamuhagarika mu rusengero. Wavuga ati uriya muntu upfuye imbere y'iwawe, bariho baraduha amakuru ko ari wowe umwishe, none bugiye inyuma y'itorero uzongera kugira umurimo ukora mu rusengero, ubiretse tubanze tumenye ibyawe. Icyo kintu ntabwo kigeze kibaho. Mu itorero murasengana? Turasengana. Murasengana. Yakoraga iki? Aririmba muri kwari cyane arasenga bisanzwe? Arasenga bisanzwe, ariko menya umudamu we yari ari muri korali. Umudamu we hari korali yari arimo, sinzi n'ubu niba akiyirimo. Hari uburyo nawe uyu munsi uri kugenda ubwirwa nabi n'abantu bati ni wowe usigaye, tubwire byo biri guterwa n'iki kuri wowe? Kiba impamvu ndi kuvuga ati hari n'igihe wasanga atari amarozi yari afite, ahubwo ari urwango bari bamufitiye. Ubu aka kanya agenda guhura n'umuntu agahita ambwira ati nawe bazakwica. ngo uzi ukuntu kana kambwiye, umuntu arambwiye ngo wiri gutuneka, ngo uhigahiga watunutse umugongo, nta n'icupa unywa. Urumva amagambo baba bambwira, ariko nawe uzapfa biriya. Ubwo rero niba umuntu akubwiye ibintu nk'ibyo akabikubwira ari nka batatu cyangwa bane, kandi batakubwira icyo bazaguhora, ntabwo wabura kugira ubwoba nawe. Ibijyanye n'imirima yayo bangiza mu buryo bugiye butandukanye? Ibijyanye n'imirima, bwa mbere nahinze umuceri. Umuceri baturuka ku ruhande, baraza barahira, bahira nka metero 3 z'umuceri, nka metero 3 kuri metero. Urumva n'umutwaro yari yahiyemo akiri nk'ugaragara. Mbajije abayobozi ba koperative tese ngeze ku murima wanjye nkaba mbona umuceri bawahiye, nkankorera iki kugira ngo nibura abantu bazareke kwahira kunyangiriza umuceri? Abantu barambwira ati rero niba nta muntu ukeka waba wahiye uwo muceri wawe, nta kintu twabikoraho, bihorere bawahiye hakiri kare, umuceri uzatoha n'ubundi uzawusarura. Icyo gihe bari bawahiye ukiri mutoya. Icyo gihe koko umuceri hashize nk'ukwezi, umuceri uhita usambura, mbona nawe usambuye, nta bibabi binini uragira, ariko urasambura ndasarura. None ubu kuri ino suka umuceri bawahiye, urugero niba ihundo ryo gusambura umuceri uzasambura urimo imbere ugeze nka hano, yego, bawahiriye hano, numva birangiye ntiwasambura. Byarangiye. Ubu rero bawahiye utarasambura ariko ugiye gusambura. Ubu ntabwo aho ngaho hazatangwa amasarure, ariko sinakubeshya ngo wowe wahira n'uyu. Urumva rero niba abantu bajya mu murima wawe bakangiza imyaka nk'uko, mwanahura ukumva umuntu arakubwiye ati nawe bazakwica niwe usigaye, nta cyizere wagira yuko koko ibyo bintu batazabikora. Hari uburyo wenda ibintu bishobora kuba utekereza ko na biriya bintu byabaye kuri iriya wavuze ko ari umurozi Alphonse,
byaratewe n'urwango, ese wenda akaba hari uwo bari bafitanye ibibazo, ese ko wenda ari ishyari ry'abantu ryateye kuba wenda hari uburyo byagenda. Gusa mwebwe ni amakuru muriho mushaka, ariko ikintu nababwira cyo mwegere ubuyobozi bubirimo bucukumbure neza, kuko ushobora gusanga uriya muntu wacu ngo jiwe ngo izi nzoka nizitwika ndahita mbona uwazohereje, wasanga ari nk'ibintu bari babwiwe, none se umuntu akubwiye amazina tuhita uvuga ko ari kanaka ntiwabivuga. Hari igihe rero bashobora gucukumbura wenda banyuze mu bindi sinzi inzira banyuramo, ariko ugasanga ukuri kugaragaye atari nawe wabikoraga, ahubwo ari ibintu babwiye wa muntu ati wovuge gutya. Nabyo wabikeka ko bishoboka. Ese wenda ku ruhande se nkange urugero, niba bariho bambwira ati mpura n'umuntu akavuga ati nawe bazakwica, ati ntujya mu kabari ngo ugure icupa kandi wiri guhigahiga, narabimubwiye ariko se umbwije ukuri, umbwiye ibyo bintu ariko ntumbwiye wabikubwiye. Ubu aka kanya nirirwa nicaye muhira niho batazanyica, none se nirirwa nicaye muhira abana banjye bakicwa n'inzara, n'ubundi inyungu nzaba mbifitemo ni iyihe? Ikiruta nsirirwa muri uwo murima mpinge iryo cupa, niba ntagiye kurinywa, ubundi hari igihe najya kurinywa uwo turisangiye akaba ariwe uhita unyica, bazanyice ntarinyweye, cyangwa se banzize ko nagiye muri uwo murima nagiye guhinga, ariko ndumva ntafata icyemezo ngo ndeke gukora ngo niho ntazapfa, n'ubundi nakwicwa n'inzara nanze gukora ngo mbone ibintunga. Wenda waterwaga amabuye yawe bakayatera ku nzu, no muri icyo gihe na Alphonse nayo bagatera amabuye ku nzu ye, mwese bakarara batera amabuye hejuru y'amabati yanyu, babazizaga iki? Nta kintu namenye. Na Alphonse naramwegeye ndamubaza, n'ubu ngubu ahantu uri, ahantu ari mu bitaro ujye nko kwishakira amakuru, ari umuntu ubasha kuvuga ukamwegera ukamaza ati se ni ubwa mbere baguteye amabuye ku nzu cyangwa ibyo bintu bisanzwe bibaho? Yakubwira ko ibyo bintu atari ubwa mbere bisanzwe bibaho, gusa bashobora kuyatera nk'uno munsi, uyu munsi tugasohoka tugahiga bayatera tukababura, tukavuga ati none ejo reka turare hanze turebe ko bagaruka, tukarara hanze bukarinda buke batagarutse, twaharara nk'iminsi 3 tutababona, uwo munsi twarara mu nzu bakongera bakayatera. Nuko ukuntu babikora. Ese ntabwo watekereza ko ari imyuka mibi, ari imbaraga z'umwijima? Ntabwo mwatekereje ko wenda ari abadayimoni baba bayatera ayo mabuye, neze batera amabuye ukanayabona hanze? None wari igihe batangiraga gutera turi hanze, abantu bacumbitse iwanjye bari gukaraba, hari n'ibase yamenetse, bateye bahusha inzu rigwa hasi, muri iyo base umuntu ari hakarabe basita imeneka. Ese ko ayo madayimoni urumva yaba ari amadayimoni atoye ubuye agatera ahantu amabuye akagaragara? Amabuye y'amadayimoni ntabwo agaragara, wumva ari ibintu by'amabuye biterwa ariko ntubibona. Ari kandi yabaga ari amabuye babitse mu nzu, ntago ari ibuye ryabaga, hari igihe bayateraga imvura yaguye, ariko wareba ryabuye aho riguye ugasanga ntago ryigeze rinyagirwa, ugasanga bari barifite mu nzu. Na Alphonse nawe nuko bayateraga, ko numva ari urwango ruremereye cyane. Niyo mpamvu rero njye mvuga ngo nk'abayobozi baramutse abinjiye muri icyo kibazo, igihe bacukumbura neza bakibonera ukuri, umuntu yarapfuye pe. Uriya mubyeyi w'umwarimu wapfuye, nkubwire ngo yari inshuti yanjye, nanamukundaga pe. Wumve ko abana banjye bakurikiranaga nk'abiwe, wumve ko yanabakuye ku kigo aho bigaga akabajyana ku cyo yigishagamo, agomba kurikirana amakuru yabo. Wumve ko yanangiriye inama, aba bana bashobora ko bamenye ubwenge, we bashakira umwarimu ajya bigishiriza muhira, ariko kubera ubushobozi, ndavuga ati ubwo bushobozi bwo kugira ngo mpembe umwarimu aze kubigisha nk'isaha 1 cyangwa 2 ntabwo buraboneka, ntabwo nabushobora. Abana ndabareka, ariko urumva yashakishaga icyatuma bagira aho bapfa n'aho bagera. Ibintu ndi kuvuga nta n'umwe mvuga ngo negamiye kuri uyu, ibyo ndi kuvuga ni ibintu byatambutse gutya nkabibona, ariko aka kanya nta n'umwe nahagarara ngo mvuge ngo ndahamye 100% ntabwo uri umurozi, ndahamye 100% ni wewe wamwishe. Ibyo bintu sinabivuga kuko uko mbikubwira niko nabibonye. Ari uwo musaza Alphonse yari umuturanyi wanjye, nahatuye Musanga, ari uwo wundi nahatuye Musanga, bose bari inshuti zanjye. Hari ahantu bose bahamaze imyaka irenga 10.
hose bahamaze imyaka irenga 10 nta n'umwe uhabaye imyaka iri munsi y'10. wese wenda ku ruhande rumwe hariya kwa Alphonse no kuriya wapfuye baraturanye n'inzu zifatanye ni inzu zifatanye hari urundi rugo ruri hagatira nta rundi zeregeranye ni ingo zegeranye nk'umuturanyi wabo hari uburyo baba baragiranye amakimbiraneho mbere wenda bakagira nk'ikibazo kijya kwa mudugudu bakunda akabagirana n'ikibazo runaka nk'abaturanyi mukaba mwakimenya simbizi niba hari ikibazo bigeze bagirana ku buryo baregana ariko aho ndumva napfa kumenya uburyo bari babanyeho kuko hariya buri wese azinduka yigira muri gahunda ze akaza bwije akajya ese nta hari uburyo wega n'umuturanyi ashobora kujya hanze wenda ariko ya mundi runaka nk'umuturanyi akavuga ati dore uriya muntu ibiki asata nk'utanga abagabo ntabwo nigeze numva ntabwo nigeze mbyumva nta na rimwe wigeze ubyumva ubwo wavuga ko nta kintu n'ubundi wavuga ko bapfaga kigera ku rwego wenda umwe yakica undi iyo barinda kurogana kuri ko numva bigoye cyane reka tuganire wenda tusa nk'abagana no ku musozo nk'uyu munsi wenda nawe uri victime kuko uri mu batewe amabuye wenda nka biriya bishobora kuba byari kuba byabaye kwa Alphonse nawe ejo byari kukubaho mu buryo runaka bitewe n'impamvu runaka hari igihe umuntu ashobora kubeshyerwa n'impamvu runaka rwose hari abantu tujya twumva biterwa umwe agasanga umwe avuze turiya muntu ni umurozi ugasanga karitsiye yose igufashe nk'umurozi kandi nta muntu baravuga ati yishikana wowe n'umutima wawe uri clear nta muntu urica ariko ugasanga hari abantu bavuga ko ari abarozi batararoga n'umunsi n'umwe wenda nk'uyu munsi bigaragaye ko Alphonse yarenganaga ni nk'iki wasaba inzego zakora none se kumbwirije ukuri wahageze wahabonye yego kuba utuye ahantu nka hariya inzu yawe urabona kubaka muri no minsi n'akazi ka leta ukuntu bigorana kugira ngo uzazamure inzu Alphonse yakoraga iki ni umufundi usanzwe yego bwira kugira ngo wubake inzu igeze ahantu nka hariya abantu bazi bagukorera urugomo bagutemagure ese baranamutemye baramukomerekeje yego je nubwo ntigeze urumva kisi ubaka kanya tuvugana ntago nafata icyemezo ngo shakitse ngemo umushyanye kwa muganga bakimara kubona ngeze kwa muganga ni ibintu nawe uri kwiyumvisha bahita bavuga ati wa muvuna muheto ari kumwe na wa murozi uturoga dore ari haramushyiriye ibimuramira nanjye nta mahoro nagira nk'uko aka kanya nkubwira ngo ntago nagaragaza ko uwo musaza ibindi kuvuga niyo mpamvu nakubwiye ngo ntago shaka ko tujyaho abantu bambona duturanye byanze bikunze byangiraho ingaruka kubera iki umuntu wese ejo nandi hariya mu isoko mu nama ya gavana yaraje gukoresha hari n'abaturage bagiye kurwana bapfa ko umwe ari kuvuga ko Alphonse ashobora kuba atari we waroze bari bagiye no kumukubita pe iryo jambo rivuze uri mu bantu icyo nzi cyo muri bariya batuye hariya urivuze uko konyine byakugiraho ingaruka uko bari bamuhitanye umuntu wese ushobora kuvuga ngo Alphonse si umurozi ushyigikira Alphonse muri izi karitsiye byahita bikugiraho ingaruka bashobora no guhita baguhungabanya ku rwego ruremereye cyane ese ibintu ni ukubera iki ni ukwanga umuntu ni uko badashaka umuntu ni ukubera iki niyo mpamvu gikare duhura nabanje kukubwira ubundi hari igihe ushobora kuvuga ibintu ukavuga ati uyu muntu uko nari mubajije ibi agahise ajya guhera ku ntango za biriya no kubera iki iyo ugiye kuba ahantu nubwo ntazi gusoma no kwandika ariko ureba imiterere y'aho ugiye gutura uko imeze ukamenya uko witwara n'uburyo ugendamo yego none se kare niba nakubwiye twanditse twese uwo twandikiye n'umwe ntago ucumbitse ugera ubitusobanura bitubwira uko byakugendekeye n'abantu wenda babyumve ubundi impamvu kare nahise nsubiye inyuma gato nahise wagiye wanditse haje umushinga yego haje
haje amafaranga muri leta, sinzi impamvu leta yari yanyujije muri ubwo buzima, muri izo gahunda. Babwira abantu ati mwebwe mwandika imishinga, haje amafaranga. None ayo mafaranga kugira ngo uyabone ni uko ukora umushinga w'icyo ugiye kuyakoresha. Yego. Ayo mafaranga watwandikiraga n'umwe, nakoze umushinga w'icyo nzayakoresha. Yego. Impapuro turadepoza aho batubwiye, turangije kudepoza birangira agiye ku mushinga wanjye basomye ngo uyu muntu umushinga yari yakoze wariwo, ngo ariko ngo kubera ko ngo ndabona ngo ahanditswe ngo ntazwi. Niba uyu muntu atazwi ahamaze imyaka 10 n'ingahe, Yego. ngo aba bantu rero imishinga yabo yagiye igira akabazi gasubira inyuma batabonye amafaranga ngo bagende bakosora imishinga. Umushinga urupapuro bararumo ndarutahana, ariko nyuma umuntu arambwira ati ariko ubundi uriri kongera gukora umushinga wuhe niba utazwi hamaze igihe kingana gutya kandi utuye, ubundi urumva kugira ngo ukore umenyekane wemerwe mu mishinga nk'iyindi ari uko wabigenza gute? Umuntu arambwira ati wowe umushinga we kwirirwa wongera kuwusubiramo wihorere, kuko nunawusubiramo urumva ko ndumva icyo gihe bawudukoreraga iyo bari ku 2,000, iyo bari ku 1,000 ndumva nabyibuka neza. Umushinga ndawihorera. Yego. Niyo mpamvu rero ibintu nk'ibyo bigenda bibera ahantu utuye, uhita wumva ko ari urwango bagufitiye, kuko nakubwiye ukuntu ku mirima yanjye bari kugenda bahira bajyana, nkubwira ukuntu bashyira inka zabo, nkubwira ukuntu babanje kujya batera amabuye ku nzu yanjye, bagatera kuri uwo muntu bita Roprosi, bagatera no kuri uwo wapfuye. Nuriya wapfuye nawe bateragaho amabuye, kandi bagatera ku nzu 3 zitondekanye. Urumva ni ibintu utapfa kumenya uburyo ubisobanuramo, kandi bakabigukorera uzi ngo nta muntu ugirira ideni wenda yatinya kukwishyuza, cyangwa se yakwishyuje umuha igihe irangira cyagiye kigeze wanga kuyamo. Yego. Ni ibintu utapfa kumenya ukuntu usobanurira umuntu. Ikibazo wenda kiri hano utekereza ko gishobora gukemuka gute? Utekereza ko uburyo bwiza bwo kuba cyakemuka ari ubuhe? Nk'inama watanga wenda no ku buyobozi. Buriya abantu ntago babona ibintu kimwe. Ikindi, yego, ubaka kanya hari ukuntu umuntu ashobora guhagarara hano, ibintu bikaba ari abantu nawe bafatira umwanzuro kimwe. Yego. Ubu hari umuntu ushobora gucukumbura neza akibonera ibi bintu imva n'imvano yabyo, akaba yagaragaza kuriya muntu koko yari umurozi cyangwa atari umurozi. Ubaka kanya abantu benshi urebye wegeranije nk'abantu hariya barenga nka 50. Yego. Wasanga muri abo 50 bose bemeza ko ngo uriya mugabo ngo yari umurozi kubera uwo muhungu wahagaze akabyerekana ngo muri iryo vu. Ariko je ku rundi ruhande, kuko ari n'amafaranga yari ari hakorera bari bamwemereye 20,000. Yego. Ashobora kuvuga ati ijambo ndi buvuge 20 bakabimpa nta kibazo bintwara, ndabivuga nigende. Ashobora kuvuga ati wasanga baramubwiye amazina avuga kugira ngo yibonere bya bihombi yigende. Umunsi wo hari ubuza hari baramufunze. Haramufunze, ariko urumva yari yariye yumva uko ntacyo biri butware. Kimwe yuko ako kanya niyamara kubikora izo nduri igihe zirimo agahita atega kigendera, ari kumenya aho amushakira. Yego. Nabyo wabiteganya ko ashobora kuba yarabikoze mu buryo bwo kugira ngo bamwihere ayo mafaranga. Ndumva ikesi ya hano iremereye cyane, wenda abantu bandika ibitekerezo uburyo babyumva mu buryo bugiye butandukanye. Nta burangare ubuyobozi bwagize muri iki kibazo, nko muri icyo gihe babateraga amabuye wenda ngo hamenyekane urwango n'impamvu wenda izo ngo zanyu ziri guterwa amabuye, nta burangare ubuyobozi bw'umudugudu wenda bwagezemo aha ngaha? Icyo gihe badutera amabuye bwa mbere, oya umukuru w'umudugudu niyo twajyaga kumuhamagara, nubwo habaga bakundaga kubikora hagati ya 2 na 4. Isaha yose twajyaga kumurebera, yeremeraga akabyuka tukajyana tukareba abantu bari mu ngo se bari gutera amabuye, umuntu utari mu ngo tumenye ngo kuki atari mu rugo iwe ari hehe, ibintu bakabikurikirana ariko bakabura umuntu yatera. Nta burangare bigeze babigiramo. Reka tugushimire cyane, dushimire n'abantu bakurikiye natwe iki kiganiro. Twari kumwe n'umuturanyi wabo bose rwose, umuturanyi wabo. Ni byinshi cyane biba biri kuvugwa, ni byinshi cyane biba biri kwibazwa. Wenda tuzagerageza guhamagara inzego zigiye zitandukanye
nyuma y'iperereza wenda rizakorwa hamenyekane uko byagenze, wenda n'urubanza rwa bamwe mu baregwa muri ibi ngibi ntekereza ko ruzabaho, tuzagerageza turwitabire tumenye ngo byagenze bite, ese ibintu koko ni ukuri cyangwa se ni ibinyoma. Dukomeze kwihanganisha abababaye, ababuze ababo, ababuze umwarimu wabo, ababuze umubyeyi wabo, umuvandimwe ndetse na mushiki wabo mu buryo bugiye butandukanye. Tumwifurize kuruhukira mu mahoro kandi twese dusigare twubaka. Niba ubona ufite ikibazo na mugenzi wawe, ntabwo inzira nziza wakoresha ariyo kumusagarira ngo wihanire, kugira ibindi bikorwa runaka, ntabwo ari byo. Uyu munsi amahirwe ahari ni uko wenda uriya mugabo atari abirimo, twabonanye twaganiriye nyuma ya kamera, ni umuntu usobanutse nawe ni umurezi. Amahirwe ahari ni uko atari abirimo, kuko wenda yaba birimo uyu munsi byose byakabaye biri ku mutwe we, akaba wabayoboye. Ariko ukawutegereza Imana nibura nizagaragaza ukuri. Turagushimiye cyane kuba wemeye kuganira natwe, by'umwihariko turagushimiye cyane, ni ukuri. Abantu bakora iki kiganiro wenda ntabwo mwari muri kumubona isura neza, ni kubw'impamvu z'umutekano we. Hari igihe tugera kuri tele tukabura n'umuntu tuganiriza uduha amakuru y'ukuri y'uko abitekereza, ariko uyu ni umwe mu banyarwanda beza rwose ugaragaje indangagaciro zo kuganira n'itangazamakuru. Turagushimiye cyane. Turabakunda. Ibiganiro byacu n'akagaruka, twari turi mu karere ka Huye.